ishobora kuza kuba inshuti magara ya Lilianne by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene. Mwarakoze cyane, turagushimiye. Yes, aha. Ndagushimiye we nanone ugikomeje gukurikira ikinyamakuru MPL World. Aho uri wose nkwifurije ishya n'ihirwe. Imigisha ya Nyagasani ikomeze ikomeho. Muhaye muronke habari gwaha bari kumeza muryoherwe cyane. Sasa rero tariki ya 15 z'uku kwezi kwa 8 2026 umunsi wabaye uburyohe byatari, umunsi wabanye Irene uburyohe bimwe bikomeye cyane bidasanzwe. Nkuko muri kugenda mubibona ku mafoto n'amavideo, turi mu bukwe bwa Irene murinda habi, tuzi nka Impano cyangwa se Shopper cyangwa se Irene n'umukunzi we ni Lilianne. Ubukwe buri kubera hano i Kigali, ubukwe buri kuba kuri uyu munsi bwatangiye ku isaha y'isa 3 gusaba no gukwa uyu mukobwa, aho ubukwe bwagiye bwitabirwa birenze cyane, birenze uko abantu babitekerezaga kabisa. Akaba ari ubukwe bwiza cyane. Sasa rero ikinzanye nuko ubu bukwe bwitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, nagiye mpora mbibabwira, ariko kuri uyu mwanya ibintu byafashe indi ntera. Murabona ko harimo Chris Easy, Philip again, Rocky Kimamo, General Maga, Rugaju Logan, n'abandi bagiye batandukanye. So rero na kimenye Tito ikintu kinzanya hano no kubabwira ko no kubaha amakuru yuko ubu bukwe bwitabiriwe n'abantu baturutse yo hanze y'ibihugu, nyuma yuko bwitabiriwe n'abaminister. Sinzi niba muri kumva ibyo bintu. Nyuma yuko bwitabiriwe n'abaminister, bwitabiriwe n'abantu baturutse hanze cyane. Nkuko muri kubibona kuri iyo foto ni y'umugabo muzi cyane, muzi muri benshi, akaba ari umugabo wa Vestine, Ishimwe Vestine, ubarizwa mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Nkibaza ni ese Vestine we yasigaye cyangwa se Dorcas kamikazi Dorcas we yasigaye? Ako kantu mukumve neza. So rero ni byiza cyane kubona umukwe, namwita umukwe wa Irene murinda habi cyangwa se Impano yitabiriye ubukwe bwa data bukwe we. Ubwo ni data bukwe okay, cyangwa ni bwa papa we, reka tubyite papa we, kubera ko murabizi ko Irene ari wareze cyane Vestine, Ishimwe Vestine na kamikazi Dorcas. Ubyo kuba bwitabiwe n'umugabo wa Irene na kosori wa Vestine, Ishimwe Vestine, byo ntabwo mbitindaho cyane, ariko mu bimenye ni ibintu byiza cyane. Kuri iyi foto yindi muri kubona hano Irene yaraguhereza, bari gushimira abantu bamubaye hafi, abantu be, ubwo nabyita ni nk'inshuti ze. Murabona ko hano yari amaze gushimira uwitwa Chris Easy, Rukundo Christian, umuhanzi ukunzwe cyane hano mu Rwanda. Hano bahise bakurikizaho inkinde Aisha. Rero aricyo kintu nyamukuru kinzanya hano kubabwira. Murabona ko inkinde Aisha yahawe igihembo kandi byamushimishije cyane, nyuma y'amagambo yavugiye kuri live yakoze ejo bundi ku kiganiro, ngira ngo mwarakibonye, mbasaba ko mukomeza nako kireba. Yaravuze ati byavuzwe yuko bamusabye yuko agira ikintu avuga kuri Irene n'umugore we, agira ikintu yanga kubitangazaho, abyima amatwi. Ikiganiro yari afite kuri live kirinda kirangira atagize ikintu atangaza na kimwe ku by'urukundo cyangwa se ku by'urugo rwa Irene na murinda habi n'uyu mugore we Lilianne bagiye kurushinga. Mu makuru rero yatunguye abantu benshi, ntabwo byari bizwi ko Irene afite umwana w'umukobwa. Ngira ngo muri video byagiye bitangazwa
byagiye bigaragara aho bashimiye umwana wa Irene nawe bamushimiye cyane bakamuha ishimwe, ubwo niba babyita ishimwe hafi aho ngaho, agashimirwa na Bruce Melody, yashimiwe nuko atabonetse, abantu bose babanye na Murindahabi Irene bashimiwe. Ubu ngubu iki kiganiro nkikoze tugeze ku isaha y'isa 7:30, ngira ngo murakibona mu masaha 8 gutyo, kubera ko nibwo kiraba kirangiye, kugira ngo mukirebe kandi munakuremo ubumenyi n'ibyo mukuramo munaryoherwe n'ikiganiro cyacu. Ndisegura gato, hari ikiganiro nasohoye mvuga ko ubukwe bwabereye muri Arena, ariko naje kuvumbura ko atari muri Arena, nubwo naje kuvumbura ko atari muri Arena. Aya mafoto n'aya mavideo muri kubona ni Cruises. Ubu tugeze ku isaha y'isa 7:38, ubu aho ubukwe buri kubera harimo itorero Inyamibwa ryitwa Inyamibwa Culture Club. So rero ni ubukwe buryoshye bushyushye bwitabiwe cyane, bumeze neza. Ubu ngiye kubakorera ibiganiro byinshi uyu munsi, kugira ngo murebe ibiganiro. Hano Aisha wari kuzaba umugore wa Irene yatasha. Izo ni comment zagiye zitangwa ku ruhande rumwe, ariko abantu benshi bari bazi ko Irene azarongora Aisha. Ese nawe niko wabifataga cyangwa wabifata kukundi ko? So rero kenshi izo comment ziba zaturutse no mu ba influencer, blogger ku ma social media atandukanye, ariko ntabwo tuba tugomba kwibandaho cyane. Ahubwo icyo tuba tugomba kwibandaho cyane ni ikiri kubera mu bukwe nyirizina, cyangwa se icyatuzinduye kitujyana i Kigali, kibazana i Kigali nyirizina, akaba ari cyo duhereza agaciro kanini kurenza ibyo abantu bavuga ku bandi. Ahantu hari kubera ubukwe rero ni ibyishimo gusa. Abantu bose bitabiriye ubukwe ndabona bishimye, bari guseka, ibintu bimeze neza, ibintu ni amena. Muri hangana ntabwo ndajya mbakora video ndende, kubera ko mukeneye kureba video mukomeza ubukwe. Ni kuri aka kanya umuntu uri ku rubyino bamwita Cyosa, yafatanyije n'Inyamibwa Culture, aho ibiri kugaragara ko Chris Easy arimo abyina muri ubu bukwe. Yabwishimiye cyane, ntabwo ari kubyina nk'akazi bamuhaye, nyine yafashijwe, niko nabyita, reka mbyite utyo. So rero ubukwe ni ubukwe bwitabiriwe n'umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene mwakunze muri benshi. Ni ubukwe bwitabiriwe nawe. Ikindi ni ubukwe bwitabiriwe nababwiye kare minisiteri zabwitabiriye. So rero ni ubukwe bwiza cyane bwatwaye akayabo k'amafaranga. Ikindi ni ubukwe burimo nk'uko muri kugenda mujya mubibona ku ma streaming, ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi. Ikindi bufite abakameramani, ko nabyita protocol yabwo, cyangwa se abari gukora service. Ibintu byose biri ku murongo, birateguye cyane. So rero ni n'ubukwe bwitabiriwe na Jody, mu TikToker uri mu bakunzwe hano mu Rwanda. Bwitabiriwe na DJ Felix, muramuzi cyane. Mwagiye muvugaho byinshi bigiye bitandukanye, ariko abantu ntabwo babuza kuvuga, by the way, abantu ntabwo babuza kuvuga. Ikindi ni ubukwe bwitabiriwe n'umwe mu rubyiruko bigeze kwiyamamariza kuyobora minisiteri y'urubyiruko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi ni ubukwe bwitabiriwe na Junior Giti, manager
wa Rukundo Christian cyangwa se Chrisism. Ikindi muramuzi cyane, asobanura filime hano mu Rwanda, ni ibintu byiza cyane. Ikindi ubu bukwe buteganyijwe ko buri buze kurangira ku isaha y'umugoroba mu masaha 2 gutyo, n'abiyakira byarangiye. Abantu mutaje muri ubu bukwe rwose ni muhumure, turahababereye, nta kintu kirajya kibacika. 5 kuri 5 turajya tubereka detail uko bimeze, ntabwo muracikwa, muhumure rwose, nimugire ikibazo, turahababereye nongere mbisubiremo, turahababereye sore turahababereye. Sasa rero ikintu ndi kukwisabira wowe uri kureba iyi video, hakanda subscribe, like, comment na share. Iyi video uyigeze ku nshuti zawe, abantu bagiye batandukanye, uyibagezeho bose, bakande subscribe, share, like na comment. Ubundi nkomeze mbihere itangazamakuru, nkomeze mbihere amakuru kugiye kwisa. Ngira ngo rero nuko nguko byifashe muri aka kanya. Reka dukomeze dusesengure, nababwiraga ibyo bitabiriye ubukwe. Ikindi ubu bukwe bwa Irene bwanunguye cyane ku rwangira ruhande nk'umunyamakuru uri mu bagize aya makuru. Ni ubukwe buri ku streamingwa, streaming abari coachinga n'abantu bagize mu 10,000 right now. Streaming iri gustreamingwa n'abantu 10,000. Listen guys, umva icyo kintu. Streaming iri gustreamingwa n'abantu barenga 10,000. Ibaza ko imeze uko nguko mu gusaba, gusaba ndo kuko none ibaze evening bimeze bite. So rero icyo usabwa hano kuguma hano, ukadukunda, ukadukunda kugira ngo ukomeze kujya ubona amakuru uko agiye. So rero tugiye ku bindi ku ruhande, ndagira ngo tuvuge ku by'aya mashusho. Ikindi, aya mashusho ari kuri streaming ni amashusho ari kugaragara neza, ari mu buryo bwa Full HD. Ngira ngo nabukwe bwashoye nk'amafaranga atari menshi, atari make cyane, ni amafaranga menshi cyane. Kubona ubukwe nk'ubu ngubu bubera ahantu nk'aha, bwitabirwa n'abantu nk'aba ngaba, bivuze ngo ubu bukwe bwashoyemo akayabo k'amafaranga. Mubyibuke, Irene ni umu-YouTuber, afite channel zigera muri 3 zimuhemba, ariko zakamuhemba uriya njya numva bavuga ngo gukora ubukwe bungana ugatumira abantu bangana uko ngo bari gusesagura. Ariko mubyibuke nibyo binakora byonyine na kuri The Choice. Ako kantu mukibuke. Tukibaza ati ese uyu mugore wa Murindahabi Irene akora iki mu buzima busanzwe? Reka mwibutse ko Irene yafunguye company yindi yitwa yise My Dutch. Ndaza kubibabwira byinshi muri video ndakurikiye ngiyi kugira ngo mubimenye. Ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya aka kanya nuko ubu bukwe n'ubukwe bwiza cyane. Aho Irene kuri channel yiwe yari gucaho ubwo bukwe, ifite abayikurikirana cyangwa se subscribers cyangwa se followers, byita kubyumva, basaga miliyoni barenga miliyoni 1 bagiye kugera muri miliyoni 1 n'abantu 100. So kumva nyine ni ibintu birenze cyane. N'ubukwe ubu nibwo bukubundi, nyuma yuko Kiramana akoze ubukwe, nyuma yuko Vestine akoze ubukwe, nyuma yuko dutegereje ubukwe bwa Rocky no bita Papa Sava. Gusa nagize ikibazo kuko ntabwo nabonyemo bita Papa Sava na timu ye, ariko reka twizere ko muri wese bose baza kuboneka. Ndabashimiye cyane rero, reka mfata akanya mbashimire, reka ndeke kubahereza video ndende kugira mujye mubasha no kuremo musimbuka no mutonde. Ubukwe ni sawa cyane, ndabashimiye. Warebye video kugeza igeze kuri uyu munota, ndagushimiye. Kandi subscribe, like, comment, share, ubundi dukomeze cyane, turyoherwe n'ibirori, turyoherwe n'ubukwe, turyoherwe n'ibiganiro bigiye kujya biza bitandukanye byiza, turyoherwe n'ibindi
n'indirimbo n'ubu bukwe bwa Irene. Ndagushimiye cyane. God bless you. Ciao ciao, turasubira mu yindi video ikurikiyeho. So